n'amagambo tugiye kuganira avuga ngo kugumana imbaraga z'umutima. Kugumana imbaraga z'umutima niyo magambo tugiye kuganiraho. Ntabwo ari imbaraga zo guterera ibyuma, si imbaraga zo kurwana, si imbaraga zo gukirana. Kugumana imbaraga z'umutima, kuko buriya kugwa kose kubanziriza mu mutima kukaza no mu bitekerezo. Kugwa kose kubanziriza mu mutima no mu bitekerezo. Tujye kuganira ku kintu cyitwa kugumana imbaraga z'umutima. Si zo guterura ibyuma, si za karate, si zo kurwana, kuko abarokore ntiturwanisha umubiri, turwanira mu mwuka, turwanisha amasengesho, turwanisha ukuri. Hari intwaro bundi hari intwaro z'umuki, hari intwaro imbaraga. Kugumana imbaraga z'umutima mbese byashoboka muri iki kinyejana, byabaho muri isi ya none, byabaho kugumana imbaraga. Muyandi magambo gukomeza gukizwa byabaho. Muyandi magambo gukomeza gukiranuka byashoboka. Ibyo byari ibibazo, igisubizo kiravuga ngo birashoboka, kuko abatubanjirije babishoboye. Amen. Nubwo twe tukiri ku rugamba, ariko hari abatubanjirije babishoboye. Yesu nashimwe. Ibi bintu kubigumamo birashoboka. Muyandi magambo kuzataha turi inyangamugayo birashoboka. Icyo bita gutaha turi inyangamugayo birashoboka. Yesu nashimwe. Haleluya. Usomera amagambo ari mu gitabo cya Yobu 27 uhera ku murongo wa 1 ngereza ku murongo wa 6. Yobu 27 uhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Tukazataha turi inyangamugayo. Yobu ibice 27 ngirira vuba uhera ku murongo wa 1 ngeze ku murongo wa 6. Ntabwo nshaka gutindamo, ngiye kubiservera kubinyura hejuru kugira ngo amashimwe yari menshi kandi nayo yari meza. Maze Yobu akomeza guca imigani ati, ndarahira Imana ihoraho, ariyo yanyima ibyari binkwiriye, n'ishobora byose, yababazaga ubugingo bwanjye, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Uko yemeza ko ubugingo buracyari buzima, narikere ibyabaye, ubugingo buracyari buzima. Kandi umwuka nanyuze mu mibabaro, kababara hishimisha urujyo ngasuzugurwa ngatukwa, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Kandi uko yemeza kose Imana niyo ituma mpumeka. Bene da, ntimugatuke Imana. Nubwo waba uri mu bibazo uracyafite umwuka uhumeka. Nubwo waba uri mu bibazo runaka, hari uburyo Imana ikikurinzemo. Yesu nashimwe. Amen. Aravuga ati umwuka mpumeka si nkugura, si amafaranga, si bomboni yo mu isashika ngura. Uko yemeza kose umwuka mpumeka magingo aya ni umwuka w'Uwiteka. Nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa. Haravuga ati nukuri ndarahiye iminwa yanjye ntabwo izavuga ibyo gukiranirwa. N'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. N'ururimi rwanjye ntabwo ruzariganya nubwo bimeze gutyo. Ndarahiye. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Yani magambo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje kandi umutima wanjye ntacyo uzanshinja nkiriho. Amen. Amen. Aravuga ngo naho nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, naho urupfu rwaba rusatiriye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mbese tuzatabaruka turi inyangamugayo? Uru rugamba tuzarurangiza tukiri inyangamugayo bene da? Ibaze nanjye nibaze. Igitangaza ngo muri iyi minsi, igitangaza ngo sukubona baguye, ahubwo ngo igitangaza muri iyi minsi ni ukubona umuntu ukijijwe neza. Nicyo ngo kiriho kigitangaza muri iyi minsi.
muri iyi minsi ngo abaguye si cyo gitangaza nta nubwo bikiri question mark, ni bisanzwe ko, ariko muri iyi minsi kubona umuntu ukijijwe neza ngo nicyo gitangaza. Kandi mbarahije ukuri, njya nkunda gukurikirana za social media kugira ngo uzabone abantu bari kwigisha ku cyaha, kugira ngo uzabone umuntu kuri social media cyo kwitwariza iki Chantal uri kuvuga ngo icyaha ngo ni mwihane ni baki. Hamwe n'umuhanuzi ukomeye, ibitangaza birabaye. Social media Imana izazindinde kuko zitaraza nta cyatuma, kandi ngira ngo ntabwo Imana yadutumye kuri social media, zitaraza yaradutumye. Ndavuga ngo social media zitaraza yarahamagaye, data yarahamagaye abanyamuhamagaro, social media zitaraza. Ntabwo ndi gupinga iterambere, muranyumva neza, murambabarira cyane, ariko ngira ngo ntabwo twahamagariwe kuri social media. Social media zitaraza twarahamagawe. Birakwiye ko aho yaduhamagariye dukorera aho yaduhamagariye, n'ukuri kw'Imana. Yesu nashimwe, haleluya. N'ampamvu no mu Bibiliya handitse ngo amasinagogi, icyo bita amasinagogi, insengero mu yandi magambo. Amen. Social media wagira ngo yasimbuye insengero. Ntabwo byanze, ariko nibabwiriza abantu ubutumwa bwiza, ntabwo byanze babwiriza abantu ubutumwa bwihanisha. Oya simbyanze babwira abantu iby'ijuru rishya n'isi nshya. Bake cyane wasanga bavuga iby'ijuru. Yarangaburiye ubu hamwe bwa yarangaburiye imyaka 8 kuri social media, yarangaburiye nta kindi ufite mu kanwa. Turabizi neza kwigabura, ariko byere ku bindirimbo vuga n'ibindi bijya ahantu bivana abantu naho bibashyitse mu gakiza. Amen. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Imana irambye ngo mbabarira muri iyi minsi wigisha inyigisho nzima, kandi wigisha inyigisho zihembura ubugingo. Amen. Kandi wigisha inyigisho z'ububyutse. Nayo magambo Imana yambwiye, mwokagira Imana mwe mukanya Imana iratanga ibirayi rwose, ariko reka tubanze twige. Imana iratanga ibirayi mukanya, ariko reka tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza. N'abatazi Imana barabitunze, abatazi Imana kibagabaga amazu na yabo, abadasenga amazu meza ama etage na yabo. Umwana cyarandika ngo kuki abakiranirwa baguwe neza, ariko abakiranutsi bakaba bababaye. Amen. Haleluya, haleluya. Mureke tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza. Kandi kigusetsa ntiwabyihingamo ngo bize. Nubwo wakubita umutwe hasi ugasaduka, Imana yakubwira ngo reka usaduke ubwonko butaraki bashyingure mayiti, haracyari ibihumbi n'ibihumbagiza byo kundamya. Amen. Uri karakasa mu biki? Harya yatubwiye ngo iki Mama Herve? Ari amagambo 3. Mama Herve n'umuntu udakunda kwibagirwa ubuhanuzi. Turi mu cyumba dusenga kandi turabakozi bayo. Timu turabakozi bayo, tubwiye ngo bana banjye ndabishimira kandi nabahamagariye kunkorera umurimo ukomeye. Umva amagambo yatubwiye iradushwishuriza. Ijambo rya mbere yatubwiye ni rihe Mama Herve? Iratubwira ngo muramenye ntimuzanyitotombere ndabiyamye ndabihanangirije. Kabiri iratubwira ngo ntimukanyivovotere ndabiyamye ndabihanangirije. Gatatu iratubwira ngo ntimukantunariki ndabiyamye ndabihanangirije. N'amagambo 3 Imana yatubwiye turi mu cyumba turangije turayamanika. Mama Cedric yarakuvuga ati nsubiyeyo. Mama Herve aravuga ati ko bimeze kose nsubiye kurangura ngiye Dubai kuko yari umucuruzi. Ndavuga nti nanjye hari abazungu bari kumpamagara mu ma projet nakoranye nabo, nanjye ndagiye. Buri wese agiye gusubira mu bye. Tumaze umwe aravuga ati, umuhanuzi umwe twatuma ati sizo siyasa zayo zimaze no kundambira. Nanjye ndavuga nti ariko mwaretse tugasubirayo. Mama Herve agasubira kurangura, Mama Cedric agasubira mu kazi ke, nanjye gasubira muri projet zanjye nakoragamo, n'undi akajya mu bye, ahasigaye tukigendera. Iyi Mana ko imaze kuturindagiza. Muhanuzi nyamuhanuzi aravuga ati sizo siyasa zayo si Kigali we. Mukanyibira manutse.
iratubwira ngo ndariyamye n'umunsi warimwe ntimukanyivovotere, ndariyamye n'umunsi warimwe ntimukantunarike kandi ntimukanyitotombere. Iratubwira iti ngaho ushaka kugenda nagende. Sarute siko yatubwira. Iratubwira ngo umuryango urukingo yabashaka gusohoka muri iyi timu nimusohoke mugende. Harasohoka bane ninjiza abandi bagishaka kunkorera. Ngaho umuryango urakinguye nimusohoke mugende. Erega natwe ubu muri iri senga twahuye n'ibintu we. Twageze mu gikombe cy'idikanyamana ukibaza ati niyo yavuze cyangwa iki gikombe cy'idikanyamana twakinyuzemo. Ariko haleluya, na nyuma ya zeri Imana irakora. Ikindi kandi Imana ntibahora ibabaza umuntu iteka. Hari ibihe umubwiriza arandika ngo munsi y'ijuru buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Hari igihe cyo gusonza no kurya, amena. Hari igihe cyo kwambara ubusa no kwambara, amina. Hari igihe cyo kuvugwa nabi hakaba n'igihe cyo kuvugwa neza. Yesu nashimwe. Hari igihe cyo gusuzugurwa hakaba n'igihe cy'icyubahiro, amena. Haleluya. Tujya kuganira rero tuvuga ngo mbese birashoboka uru rugendo. Icyambere kiza gufasha, reka mbivuge nirukanka mbisite gusa. Icyambere kiza gufasha gukomera mu byo kwizerwa ukagumana n'imbaraga. Icyambere amen. Icyambere kizagufasha. Tumaze gusoma ijambo rivuga ngo Yobu yaranditse ngo naho napfa sinzikuraho kubinyangamugayo n'ibindi. Icyambere kizagufasha ku uru rugendo kurugumamo neza ukazasoza amahoro. Reka nkikubwire, andika uru rugamba rw'agakiza kururwana ni wowe wenyine. Andika uru rugamba rw'agakiza ni urwawe ku giti cyawe. Uru rugamba ni wowe mu buryo buri personel. Uru rugamba rw'agakiza fa kuri so na nyoko, fa kuri bene nyoko, fa kuri nshuti. Uru rugamba ni urwawe wenyine. Umva, uru rugamba nushaka kururwanana n'imiryango bizakugora. Uru rugamba rw'agakiza nushaka kururwanana n'umugore wawe bizakugora, kuko hari igihe mudahuje imihamagaro. Hari igihe afite impano yo guhugura ukagira yo gutanga. Hari igihe muri we afite impano yo guhugura ukaba ufite gutanga no gusurana. Niba ufite impano yo gusura atayigira ntaza n'umukonsultant ntabwo azatuma usura abarwayi. Amen. Kandi kuba wasura abarwayi atajya gusura abarwayi ntabwo bisenya urugo. Ibyo birasenya urugo. Yesu nashimwe. Kuba wiyumvamo umuhamagaro wo gusura abarwayi watawiyumvamo, ibyo birasenya urugo. Umva, uru rugamba rw'agakiza ni ikintu kiri personal. Icyo gihe uzabirambamo uzabitinda. Niba uzigeze ko agakiza arakawe udagasangira n'umugabo kandi akababwira hari bidasangirwa. Agakiza umuhamagaro ntabwo bisangirwa. Amen. Umugabo mwasangira uburiri, umugabo mwasangira amasambu, umugabo mwasangira imitungo, ariko agakiza ntigasangirwa. Amen. Agakiza nako umuntu ku giti cye. Icyo gihe nimara kugira iyo myumvire ko agakiza arakawe mu byo buri personel, umwana nakizwa cyangwa arorere, umugabo nakizwa cyangwa arorere, uzakarambamo. Yes, nahi. Amen. Timu ya ukizwe cyangwa urorere, grupe ya ukizwe cyangwa urorere, abo mwigana bakizwe cyangwa barorere, icyo gihe uzabiramba. Amen. Yes, ashimwe. Nakirijwe muri timu nakijwe ngikora muri track, nkorana n'abantu tudahuje imyizerere mu yandi magambo, ariko ngendana nabo, mbana nabo, mberera imbuto, ndahinduka barabibona. Yesu nashimwe cyane. Ndahinduka mu buryo bugaragara, barabibona. Najya mpinguka bakavuga bati yahageze. Buriya mu kiganga bavuga ibishegu cyane.
kuko barabyemerewe. Awi none se ko ari byo bakoramo bagomba kubivuga uko biri terike uko biri nyine. Byageze igihe bakajya bampa role, twajyaga tugira role ngikora muri track zo kwigisha ibintu bimwe na bimwe by'ibishego nyine, ukabyigisha abantu ukabereka za demonstration n'ibindi. Abaganga barimo hano bari kubyumva cyane. Bigeze aho bampa role kavuga nti ariko se iyi Mana nizeye nibi bintu bampaye kuvuga ndabigenzanye, ngatereta abo turi muri team imwe, kamubwira ngo mbabarira ufata ibi nanjye mfata ibi, ibinyoroheye ibiri bunyorohereze bari byo ufata nanjye mfata ibi. Bari bamaze kubimenya bakanyorohereza akabifata nanjye ngafata ibindi, kumva umutima wanjye uraruhutse. Amen, haleluya. Agakiza nakawe ku giti cyawe mwene da. Yesu nashimwe, haleluya. Ingendo ni yawe, imvugo ni yawe, siko bimeze. Ingendo ni yawe, imvugo ni yawe, isura ni yawe, kwambara n'ukwawe. Yesu nashimwe, haleluya, haleluya. Imvugo ni yawe, kwambara n'ukwawe, kugenda n'ukwawe, gukizwa n'ukwawe, gahunda ni zawe. Amina. Gutaha kare n'ibyawe, haleluya. Kujya gusenga n'ukwawe, haleluya. Kujya muri korari n'ibyawe, umuhamagaro wa korari n'uwawe. Ntabwo baza gukonsilita icyo wimvishemo n'icyo ukora. Amina. Akakubwira atari ko suguza ajya muri korari uzabishobora, ukavuga uti ko bimeze kose Imana izamfasha. Amen. Wawe ijwi ryumvise muri 98, mukuru wawe mwihorere, data zigeza muzanira. Amen. Kandi mu bintu by'agakiza ntagahatushyiramo, mu bintu by'agakiza ntabwo ari gukuza ikiboko. Amen. Nicyo umuntu yumvisemo, nijwi yumva ku giti cye. Na mukristo ajya guhaguruka yabanje kumva ijwi rye, ijwi ku giti cye yicaririra. Amen. Ijambo rya kabiri rizagufasha kurangiza urugamba neza. Kabiri. Amen. Ijambo rya kabiri rizagufasha kuzasoza amahoro. Uzame iherezo ryiza Mana, uzame iherezo ryiza. Icya kabiri cyavuga ngo niba uzi neza ko agakiza kagufitiye inyungu, atari njye gafitiye inyungu, njye mushumba. Mu yandi magambo gukizwa niwe bifitiye inyungu. Amen. Byanze bikunze uzakarambamo. Ariko nubwo navuga gutyo, icyo nicyo mvikanye koko. Ntagombye gusarara, dore ko natwe mu kuvuga twabaye intyoza. Ubu mvuze gutya nkicara bavuga bati ntabwo yabwirije. Kavuga ibintu bine narangiza nkicara. Noneho cyara bakamanya. Kandi ni Kinyarwanda navuze. Umva! Nibuzi neza ko kwicara muri iyo ntebe ari wowe bifitiye inyungu kurusha pasiteri, byanze bikunze agakiza uzakaramba. Nigisobanutse muri iyi minsi abantu bazi ko gukizwa ahari bifitiye inyungu umushumba. Reka mbabwize ukuri impamvu ibi bintu mbirambyemo by'umuhamagaro. Nubwo bantuka, nubwo banseka, nubwo bansebya. Icyambere, Imana indindiye mu muhamagaro. Sinapfa ikimana yangambiriyeho kitarasohora. Nubwo wandoga bakaroga bakabuvana Sumba wanga Tanzania, aho urupfu rwotera izuba, ntabwo bwamfata ikimana yangambiriyeho kitararangira. Niyo mpamvu rero ntabwo nabivamo. Umuhamagaro ugize gute? Urandinze. Yesu nashimwe, ntabwo yandekura kandi icyo yampamagariye kitarasohora. Iyo kivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zife ku bwanyu, Yesu nashimwe. Niyo mpamvu mubona ntawuvamo, nubwo itaza n'ibirayi. Data ndindiye mu muhamagaro. Nubwo ibirayi bitaza, inzu ntizize, imodoka zikarorera. Uyu muhamagaro reka mbivuge noroheje, nubashye Imana. Uyu muhamagaro urandinze. Amen. Undindiye ibyanjye, undindiye abanje, uyu muhamagaro urandinze. Icya kabiri
icya kabiri ibirayi byihorere. icya kabiri nimuhagararamo neza nzabona ijuru. kandi niba ari ikintu gituma umuntu akizwa neza ni inshingano. umva, nudakirizwa mu nshingano ukava mu nshingano ukava ngo uzakizwa uvuye mu nshingano, barakubeshye. ntabwo inshingano irarera, inshingano ituma wimunyamunya, ubaho ntuye ndi munyamunya. aka kajagari hikarimo ngihamagarwa Theo hikatoranye muri aka kajagari nukwimunyamunya, mu muganda nukwimunyamunya, intambuko nukwimunyamunya. umuntu yigeze kuntugira ku gasozi ndamwihorera hatagira umva ndi gusubizanya none ndi pasiteri akagakiza. Amen. ibi bintu inshingano yihagazemo neza byanze bikunze uzabona ijuru. ubwo mvuze ijuru rero ntavuze ibirayi. gatatu abigishwa ba Yesu baramubajije ngo ko twagukurikiye tugasiga ibyacu amaherezo ni ayahe? Luka yari umuganga aravuga ati nkanjye ndi dogita n'abandi. ubwo urabona amaherezo ya inkweto ziko zimaze kudusazira. Yesu arababwira ngo mukiri mu isi nzabakubira kandi mbabikiye n'ubugingo buhoraho. mbatangarije ukuri kuba mu Mana harimo n'imigisha igaragara. Amen. harimo amazu, harimo amamodoka, hari ukugirirwa neza, hari ukuzamurwa, hari iterambere, hari icyubahiro. Imigani 22:4 wicisha bugufa kubaho Uwiteka ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibyo bintu bitatu akenshi birashorerana. Amen. niyo mpamvu nubwo wanyica sinabireka, nubwo wantuka sinabivamo, nubwo banshunaguza sinabireka, oya nubwo induru zavuga ku gasozi bakanduka kuri YouTube sinabireka. Amen. uyu muhamagaro urandinze. Amen. mu yandi magambo uyu muhamagaro n'uburinzi kuri njye, nawe agakiza ndakwifuriza ngo kaba uburinzi kuri wowe. icya kabiri navuze ngo nibuzi neza ko iyo ntebe wicayemo ako gakiza wakiriye ari inyungu zawe, hari icyo bikumariye, byanze bikunze uzabirambamo. Amen. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Reka mbabaze ikibazo kuri iki cya kabiri. Ninde wumva kagakiza hari icyo kamumariye? Shira ikiganza hejuru ariko. Ninde wumva ibi byo gukizwa hari icyo bimumariye? Reka nze nkubwize ukuri ko Imana nsenga iyampamagaye. Niba wumva hari icyo bikumariye bigufitiye inyungu, amen, zitari izo mu isi gusa, byanze bikunze uzabirambamo. Gatatu icya gatatu kizagufasha gukomeza uru rugendo kandi ukarurambamo. Hari ijambo ryitwa imbuto y'umwuka yitwa kwihangana. Imbuto iva kuri mwuka wera yitwa kwihangana. Erega ni byinshi byadufasha ariko hari byo nahisemo by'ingenzi. Beneda, uru rugendo nutarwihanganiramo ntabwo uzarusoza. Kandi benshi dufite ibikomere twagiye tuvana kuri Beneda. Ikibabaje nuko tudakomeretswa n'abisi, dukomeretswa nabo mu nzu ya Data. Ikibabaje nuko tudahemukirwa n'abo hanze, kandi wawe mucyo n'uwo hanze ntabwo byakubabaza kuko n'umupagani. Ariko mu nzu y'Imana hari igihe ureba ibyo bakora bikagutangaza. Beneda, mbarahije ukuri, urugendo rutamo kwihangana ntabwo umushumba yagwa, umurevera yashyira inkoni hasi, umudiyakoni yashyira inkoni. Amen. Hari amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma 8:35 ntabwo tuyasoma. Abaroma 8:35 ni amagambo avuga ngo mbese ni kitadutandukanye n'Uwiteka, n'agahinda, n'ibyago, no gupfusha, no kurenganywa, no kugira gute. Ariko Abaroma 8:35 murayasoma mugeze wanyu. Niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Data? Ni ukurenganywa no gusuzugurwa no gutuka. Yakobo igice cya 12 hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Yakobo igice cya 12 hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemera azambikwa. Hatabayeho kwihangana ntabwo wabibasha.
umva mu nzu y'Imana haba ibikomere mwa bantu. Uru rugendo rurimo bikomere, rurimo agahinda, rurimo amagambo, rurimo gusebanya, rurimo inzangano. Saba imbaraga Imana iguhe pani ya Mwuka Wera yitwa kwihangana. Hahirwa Yakobo igice cya mbere 12, hahirwa uyihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uru rugendo rurimo buriya uriya mwana wanjye tumukunde ajya ambwira ngo ati hari ibintu bitatu nakwigiyeho. Tumukunde ajya ambwira ati kereka ninanirwa, hari ibintu bitatu nakwigiyeho mu buzima. Icya mbere, mama wowe nakwigiyeho kwihangana. Kabiri ati kereka ninanirwa, nakwigiyeho kuba serious mu buzima. Gatatu, nakwigiyeho gukora cyane, ibyo urimo nkunda kubyirundumuriramo. Yarambwiye ati niba hari umuntu nemera uzi gusenga mu buzima natangira ubuhamya, sinabanza kuvuga abandi, nabanza kuvuga mama uzi gusenga, kandi ngukundira ko ibyo urimo ubihagararamo neza. Ati rero nanjye ndashaka kujya mpagarara neza mu byo ndimo, nkareba ko nzamera nkawe. Shyiramo agatege. Mama nakwigiyeho kwihangana, udashoboye kwihangana uru rugendo rw'agakiza ntiwarenga umutaro. Kandi noneho ibikomere ntibiva hanze. Ababa mu kajagari se babashaka yiki, aba bari kwicuriza hano hirya, reka aba mwirirwanye, aba wiri uhagaze imbere akareba kuva hasi. Sana naho uyu munsi yaje yambaye ikira, cyose nabyo birimo inyigisho. Ibyo nabyo birimo inyigisho koko. Ubwo si ya inyigisho utahanye yo gutahuza icyo yambaye, ako niko gakiza uta, iyo niyo nyigisho y'uwo munsi. Yamabara wabonye n'amabara vangavanze. Kwihangana, Yakobo igice cya 12, hahirwa uyihanganira ibumugerageza, kuko saba Imana imbaraga iguha impano yo kwihangana. Ndarangije sigaje kanyura, bene nzabivuga ubutaha. Ikindi cya kane cyakangahe kiza gufasha kurangiza uru rugendo neza. Tega amatwi murokore kandi mbwire n'abakozi b'Imana baraha nabitegura kubabo, ngire muri rusange kuko ntabwo ntawamenye ikimane ko guteguramo. Ikindi kiza gufasha kurangiza uru rugendo neza, mu yandi magambo no guhagarara ku musozi wawe neza. Guhagarara mu mwanya umusozi wawe. Niba ndirevera ntabwo ndi umuririmbyi, siko bimeze, kandi umuririmbyi nawe si revera. Ikindi niba uri muvuga butumwa ntabwo uri umushumba, siko bimeze, kandi niba uri umuhanuzi ntabwo uri umushumba. Hagarara ku musozi wawe, ariko nibikunda nzababwira ingaruka zo guhagarara ku misozi itari yabo. Nibikunda ingaruka zo guhagarara ku misozi utari uwawe. Hagarara ku musozi wawe. Witwa muri Bibiliya umuntu witwa Uziya yahagaze ku musozi utari we, kandi ari umwami bimubeye ikibazo. Ayinjira mu nzu, yinjira mu rusengero, ajya mu kazi k'abatambyi. Uziya baramubwira abatambyi bati, Uziya mwami nyiribihe, ako kazi sakawe n'akabatambyi. Arabaconshomera, arabarakarira. Mu gihe kibaconshomera barakarira, asesa ibibembe mu maso, ngo yarinze apfana ibyo bibembe kubera ko kujya ku musozi utari uwe. Amen. Umva, ikintu kiza gufasha gukomeza urugendo neza,
hagarara mu mavuta yawe, uhagarare ku musozi wawe. Akantu nanjye kuvuga ntawe ndi butungura urutoki hano, kandi ibintu biza kubwira umuntu uhagaze ku musozi we cyangwa se uhagaze ku musozi utari. Uretse nze mbabwire gatoya, umva ibintu nka bitatu bizakubwira umuntu uhagaze ku musozi utari we. Icya mbere, umuntu uhagaze ku musozi utari uwe ahorana amakimbirane nabo babana, ahorana amakimbirane nabo babana. Iryo ni rimwe. Kabiri, umuntu uhagaze ku musozi utari uwe amaherezo biramunanira. Gatatu, umuntu uhagaze ku musozi utari we iherezo riba ribi. Amen, haleluya. Kane, umuntu uri ku musozi utari uwe ibyo arimo biramuremerera. Ntabwo byumvikanye se? Mwabyumvise? Umuntu uhagaze ku musozi utari we ibyo arimo bimubera umutwaro, umusaraba. Kuririmba ni umusaraba, amasengesho y'imisi ibiri ni umusaraba. Ubwo ntabwo ari niba atari umunyamasengesho wikurura. Ndabyiruka narasenze mva ku biro 80 sigara na 60 80 60 kubera kwiyiriza ubusa. Imana irambwira ngo ndaguhanguye ejo bataza kubaramo ibindi. Ni cyagiye sida yari iriho cyane, bavuge bati uyu mugore nawe umanza sida yamwatatse. Biro 80 sigara na 60 kubera kwiyiriza ubusa no gusenga. Uwo ni umuhamagaro wo gusenga. Uwo bitarimo rero, akantu nangiye kuvuga kuri korali, ubwo nibishoboka hagarara ku musozi wawe. Ni gute? Ngewe iyo ndi hano no buserva ibintu byinshi, bakaririmba indirimbo umuntu akayirangiza atabumbuye akanwa kubera kutayimenya kandi ari muri korali. Ngende obuserva ndareba ego mana nyiribi akayirangiza atabumbuye akanwa kubera kutayimenya. Ubwo ngo ari muri korali. Iyo uri muri korali uraruririmba. Yemwe bakora ni gute indirimbo ishobora kurangira umuntu atabumbuye akanwa? Ubu mumbabarire ntagira uwo mvugizi. Ibintu byose ndabicunga ikarangira atabumbuye akanwa kubera ko ntayazi. Umuririmbyi utazi indirimbo ubwo ni umuhamagaro we. Yesu nashimwe. Ndashoje umunsi umwe nzabigisha ingaruka zo guhagarara mu mwanya utari wawe. Rezime shira kurekara urugendo kugira ngo uzarusoza amahoro. Icyambere urugamba rw'agakiza n'urwawe ku giti cyawe. Fa kuri so na nyoko, fa mu bigare. Muyandi magambo, ingendo ni yawe, ingenyero ni yawe, indambuko ni yawe, imvugo ni yawe, gahunda ni wowe n'Imana yawe mubiziranyeho mwembi. Amen. Buryo murokore wese nyamurokora agomba kumenya ibanga afitanye n'Imana ye. Icyo bita ibanga secret professionnel cyangwa secret personnel hamwe n'Imana yawe. Ibanga. Kari nibuzi neza ko agakiza haraho kakuvanye n'ahandi kakugejeje. Amen. Wende mu buryo bwo guhinduka ukabora bayicyare mu gishya utakigendera muri bya bindi by'urukoza soni. Ubwo nibuzi ko agakiza kagufitiye inyungu atari ibya pasteri. Bakristo biyi misi manza bazi ko badukirizwa. Nukuri ko Imana gukizwa n'ibyo ni wowe bifitiye inyungu. Ni uburinzi bwawe, ni uburinzi bw'urugo rwawe, ni uburinzi bw'abana bawe, ni uburinzi bw'umugabo n'umugore. Umva nudasenga ibyo birakureba. Haleluya. Abantu bo muri ADPR nkunda kubagendamo cyane, ni inshuti zanjye, niho bakunda kuvuga iyo bagiye mu byumba by'amasengesho ngo nukwijajabira. Nanjye mama tumukunde mbandi kwijajabira, nawe nutijajabira ibyo birakureba. Iyo bagiye mu byumba by'amasengesho ngo bagiye kuvumba, buriya ni inshuti zanjye abantu bo muri ADPR cyane bagira dutereme nkunda ngo nukwijajabira. Ati mama tumuku iwanyu murasenga ngo nze kwijajabira.
nanjye rero mba ndi kwijajabira, uriya mukobwa wanjye natijajabira biramureba, gusa nzigisha yumve, natumva zabireke, no kwijajabira. Mu yandi magambo buri wese no kwirwariza. Mana nyiribihe we, Yesu nashimwe. Haleluya, 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 amena. Ni nyungu zawe. Gatatu, ikiza gufasha gukomeza urugendo, mbabarira usabe Imana imbaraga, kwihangana. Azagutuka bishaka yabigambiriye kugira ngo arikubwire rukumene umutima, ariko uzabarakora biki gikuntu bateye, agomba kuvuga ati ndari mubwira ari mumene umutima, byanze bikunze uyu munsi rarara ryumvise mumene umutima, mubwire ko bimeze gutya na gutya, umutima umeneke cyangwa usandare. Nuko aho kugusengera aravuga ati uko bimeze kose umutima umeneke, aho kugira ngo agusengere. Niba Kristo b'iminsi dutunze, ariko umusirikari ku rugamba iyo yabagaguye abasirikari, murambwira n'abasirikari ku rugamba n'intumbiye barayiterura kugira ngo umwaza atayitwara. Abasirikari ndabeshyira, abasirikari barimo hano ndabeshya n'ababayebo. Iyo umusirikari aguye ku rugamba haduya murashe, intumbi ntibashobora kuyisiga muri zone y'umwanzi, byanze bikunze barayiterura kugira ngo umwanzi atayitwara. Natwe niko dukwiye kubana. Yesu nashimwe. Muyandi magambo tugase kuwaguye. Amen. Hari ijambo rivuga ngo kwihangana. Kane, kugira ngo uzasoze urugendo neza, nyaboneka ugomba kugaragara ku musozi wawe. Hagarara ku musozi wawe niwe uzahemberwa. Amen. Kandi reka nze mbabwire ijambo rikomeye baroko, mujye mureka kwivanga mu tuntu n'utundi. Ikimana itaguhamagariye ntabwo izakikubaza. Ahasigaye duhana umugisha, ibintu byabaye birebire mwarambiwe, muri hangana, burya ibintu biba birebire bikaba bibi, ariko mugerageze mwihangane, kandi rwose mugerageze mutwihanganire, ubundi ntabwo turi indondogozi mu buryo bukabije, ariko mwihangane. Imana iduhana umugisha. Amen.